Lucky abanzi ntago bangereranya, abamenye ntago banshidikanyaho. Narababwiye ngo ntago umwami atanga ikamba gihumeka, ndacyari umwami wagasobanuye. Bimeze bite nyuma ya Philipita kubwira ngo amata ari kumwe na Sociale Mura? Bimeze bite? Karimbo keza cyane kabagereho mwese aho muri, abadukurikiye muri mu Rwanda, abari Kongo, abari Burundi, kabagereho mwese. Hano wagiye ubu nagize isoni zo kuvuga izina rya filime tugiye kure. Tugiye kureba filime yitwa Sireyi. Gutyo mbikubwiye, amaninja mwese za Sireyi Queen muze hakuri no tuhatwikire rimwe. Agafilime bakise Sireyi. Uzureba ukuntu bya bintu burya baba barabyize, ureba ukuntu amaninja yakoze inama. Sinjye mbabwira ngo ninja zakoze inama. Iyi filime yiswe Sireyi. Byose ngiye kubishyira hanze. Bimeze bite? Mambo vipi? Amba numva bano bahanzi bazi kuririmba, weka twumve. Bimeze bite? Element ndakuruzi. Hano wagiye gushya koko. Mwumva ariko umva ko nigeze kombe uyu mutozo ndawutagucyangwe. Okay, mambo vipi? Twirebera Sireyi nyuma ya Sociale. Uratuma ngombi igikombe nani cyuri buhombe muri ibi bintu ndukombe. Mambo vipi? Ako social media gigira uruzi ko avuga bino bintu kubona giye no kuri mwikona. Gigi muri ibi bintu ndukombe. Kabagereho. Mambo vipi? Reka ni loading Sireyi nze ndono. Hano hano ndaje maguru manishe. Filime bayise Sireyi amaninja. Okay. Ibikoresho byose biri mu nzu, ubikoresha ari mu nzu. Rekana n'amanika y'ibinyafu na uploadinga ba downloadinga. Bafata Philipita nk'umubandi kandi ugarinjye ubaha amapeti. Nzagukubita pampararam pam piram piram pampararampa. We uzi ko firimba zikurapa we? Je uretse wumve ntabwo nzi ko cya firimba kizi kurapa. Wumve twirebera Sireyi. Wumve ibikoresho byose biri mu nzu, ubikoresha ari mu nzu. Kana n'amanika y'ibinyafu na uploadinga ba downloadinga. Bafata Philipita nk'umubandi kandi ugarinjye ubaha amapeti. Nzagukubita pampararam pam piram piram pampararam. Filime nyamara natwika. Ya twirebera Sireyi muri ibi bintu ndubukombe. Mambo vipi? Uratuma ngombi igikombe nani cyuri buhombe muri ibi bintu ndubukombe. Okay. Bimeze bite? Itabi sinababwiye ko atari ryiza, ariko basi nimburi nunywa
cyabona kuri umusirimu winywera niyoko itabi rya niyoko ryamaze kugera mu gihugu hose shushu be ibyo bintu muri kunywa ni ibiki bari kunywa ibikamba ngo ni itabi yamweretse akantu bita niyoko kandi yo kubundi kabana gateretesha rega shushu be niyo kubegeze mu gihugu hose abakeneye kurangura abacuruzi murayabonaho nimero hano mwahamagara ukeneye kurangura itabi rya niyoko ariko mujye mwibutsa abakiriya ko itabi atari ryiza ibaze ko nanjye ntarinywa ariko umunsi narinyweye nzanywa niyoko dore nimero wahamagara ukeneye kurangura niyoko ubundi se niyo narinywa ubuzima se n'ubwaye all the taste all the time. Aya basi filime tugiye kureba yitwa Sireyi njyewe ndumva n'ubundi niyo nasobanura aya basi kimomo kibahana kirabiranya bimeze bite nuko dutangiye filime yacu Diamond Group Pictures na Rock Entertainment ku bufatanye ndetse na Junior hari aho hafi no iyi studio ubundi ubona izanye ino filime iyi studio muri Afurika barayizi ku isi yose barabazi ko dutangiye filime yacu urebe bazanye yitwa ngo iki urebe filime bayise ngo iki Sireyi Queen we hano haragurumanye urebe abakinnyi ni bande dutangiranye Sireyi simuzizi iri live kuri Instagram Sireyi Queen ikanda hano Ramsi no akarimo cyane So my name's Penny and amazina yanjye ni Penny have been asking me how I keep. Mujyamba impamvu nsireyingamo n'uburyo nsireyingamo neza I need you to click on the like mbere ko mbabwira ukuntu nsireyinga mukande like ndetse munankurikire kuri Instagram kuri YouTube na Instagram hose ngo mukurikire atwigisha uburyo ki basireyingamo uretse uzire bya bintu barabyiga zino Sireyi zirabyiga ntago ari ibintu babyuka ngo bakore bakoze n'inama noneho ama-Sireyi Queen uretse uzureba amaninja yakoze inama kumbe barakoreka tuvuye kuri Sireyi Queen hakuno hari umusore uhari Ramsi Noah amazina nyakuri yarakaye umusore ari hano sinzi byamurakaje kumba ahantu ari uburiri yicayeho hariho n'umukobwa usinziriye ahantu hahiyerega nawe urahabona ukahibwira mukobwa urebe Get out. Sohoka yararanye n'igikobwa You heard me. uranyumvisha Shout, or are you deaf? sohoka mu nzu yanjye urugipfa amatwi urakomeje I got a slow one this time, didn't I? muko ntago ndi bwongere gukorohera nsohokera mu nzu waninja we twarabamenye ariko wikwigira nk'ari njye wizanye muri iyi nzu yawe ibyo simbyitayeho sohoka umusore yararanye n'umukobwa hahiye ariko ari kumwirukana Such an asshole. ese kuki utangiye kwitwara nabi You are queen of all queens. No, I'm getting the fuck out. reka gusohokere mu nzu bazikurana n'umusore akabyuka kwirukana kuriya urebe ubuzima Sireyi zibayemo buriya hari igihe zirana n'umusore wasaze nka mikorojine akabyuka azirukana sohoka hano utaha iwanyu wagira ngo ntabwo mugeraho mubi kandi ubwo mwaraye ubona Jean Marie yagukunze bagiye gutwereka Sireyi ubuzima bwazo cyewe umukobwa yasohotse atarwiyambitse yamwirukanye mu nzu ni Sireyi yari yaje mu kazi yaje guhiga amafaranga nuko bayirukanye fata ibyo wibagiwe se mugenda musiga amasutiye yanyu Fuck you. aramutuka n'uyu aramutuka nyagasani genda wanzerereze iwe rebe umukobwa yese ajya kuri Instagram nawe urabazi abagabo n'imbwa #abagabo n'imbwa nyine nawe amaninja umusore akimara kurarana n'iriya Sireyi yabyukiye kuri Instagram areba kandi gakobwa kandi kariya gakobwa kari keza kucyukirukanye ari kureba kandi gakobwa kuri Instagram ubwo ari buze gutereta uriya ni uwa gatatu muri iki cyumweru waruzanye dore umusore yirukana umukobwa akahita asubira kuri Instagram gushaka wundi buriya abakobwa bose uzano bari biza ariko uhita ubirukana we ntago bazi wandetse ukareka kumbaza ibibazo kaboyi we rebe umusore agira gutya akahita aca inbox akahita yandikira abantu n'iki do ya Sireyi Queen yaraye mu basore nuko yatashye imeze mu gitondo ni kuriya ziba zimeze zitashye kumbe rero yandikiye ati byagenze bite bagufashe ku ngufu byagenze ute bimeze bite tutangiye filime yacu All right. wanda uri kwigisha ama-Sireyi The secrets begin. reka
mbabwire ribanga ryanjye nkoresha nsireyinga On fleek. impamvu ngomeza nsa neza Also keeping me on hari amabanga nk'abiri n'amategeko abiri atuma ameze neza lashes, flattered urabizi and ingohe zanjye ziba zigomba kuba zimeze neza an inch. imisatsi iri imbere irambuye A bad makeup day for me. I'll have like 2 layers of urabona nubwo ubu nashyizeho urwego rumwe rwa makeup ashyiraho nyine buriya bafite babanza gushyiraho akambere aka kabiri ku buryo Slay Queen buri imvura iguye iri mu muhanda kugira ngo iri kubira icyuya cyangwa se ugira ngo iri kurira nk'ibyondo tu AKA belongs to Bonanga. eke ubundi ni wa Bonanga Don't you think so? kubitekereza n'undi musore tusheho haryo usu umutanzania we I guess. I'm team That's all the way. I mean, both queen bees. If you like it, then be sure to put a ring on it. If you like it, atangira kuririmba yandirimba if you like it, then be sure to put a ring. araririmba Good. nimba bikunza mbika urwo rutoki impeta iki n'iki Say to me, Beyonce down, or are you waiting for the when? none se utegereje iki tegereje kuzabona umukobwa Guess so. niko nkeka It just seems like you've got it all figured out. I mean, you literally bought yourself a new car. urabona wamaze kugura imodoka nshyashya The old one was not even old. kandi niyo wari usanga ngo yari ikiri nshyashya Felt like I needed something new. numvaga nkeneye ikintu gishya Tell our children the story about how Daddy bought a new car on his first date. nidushakana nzajya mbwira abana bacu uburyo twahuye uvuye kugura imodoka nshyashya kugera aseka urebe ibyo byarabaye n'undi tuvuye hano none tugaruke nakubwiye ngo turaza kubihuriza hamwe kandi uri busobanukirwe n'undi mukobwa uri hano ni umukobwa muto wumva amagambo yaje hano Hey, mama mama about that money, ya mafaranga I'm gonna need it. ndayakeneye pe Look, I haven't eaten the whole day and rent is due. umunsi wose sinariye n'inzu sindayishyura mbabare mwana wanjye ariko urabizi mu rugo ntibimeze neza none sindakora iki mama utegereje ndaza gukora uko nshoboye umwana ari guhamagara iwabo asaba amafaranga umwana w'umukobwa kuma umwana yaba yaraje kuba i Kigali amafaranga y'inzu akayatangira guhamagara iwabo akayabura urebe filime bayise Slay n'ibiryo ni ikibazo mu nzu bwabwana nyine waba bwaravuye iwabo mu cyaro iwabo batazi ngo bukora iki kumbe hakuno dore ya ninja yatwigishaga ukuntu basireyinga It is so good. to yaje hano barabana Ponga bore babes, nikitohunga. ubaye utari wabo utari umuturage najya nkujyana mu birori Barabora. ariko ikibazo ntago twika Can I get the rent, huh? kandi ufite no kumva ku mafaranga tukishyura inzu babana mu nzu nyine buri umwe abagomba kwishyura ye n'unda ye Mom says she's expecting it tomorrow. mama wanjye yambwiye ngo ejo ashobora kuzabona ayo mafaranga akanyoherereza Tomorrow or something. ejo nzabona ayo mafaranga Tomorrow. yego ejo nzayashyura nyine babana mu nzu baba bagomba kwishyura inzu bombi akira amutahaniye ibiryo ni Slay Queen I'm on your groover, you have to come. ubutaha ninjya mu kirori ko tuzajyana njye mbona ntazi kandi usa neza kanjye koga ni Slay nyine n'uwo babana wabuvuye gushaka amafaranga mu bagabo uyu we nyine ntaga Slay ngaba yicaye mu rugo yabuze amafaranga kandi ni mwiza urebe hariya twavuye twigarukire hakurino hari abandi babiri baje hano kishe umuntu na Kadafi sana biriya bintu byawe hari umuhungu ufotora witwa kishe umuntu nibwo akiva mu cyaro ari kumwe na Kadafi mwana ibintu nibyo dukora muri Joburg mwana Johannesburg mwana ndabibona kishe umuntu nibwo avuye mu cyaro aje mu mujyi mwana njye navutse niteguye ubundi amafaranga niyo atuma nitegura kurusha iyo ufite amafaranga n'abakobwa barayakurikira ibyo ndabikunze ni kishe umuntu mwana nanjye nazanye amafaranga ni amafaranga yo muri Ghana Masedi uri hehe South Africa muri South Africa ntabwo dukoresha amafaranga yo muri Ghana dukoresha amarandi bakoresha amarandi urebe ni umusore ni kishe umuntu avuye mu cyaro So, welcome to the life of Joburg. ukaza neza mu buzima bwo muri Johannesburg mu buzima bwaho mana Slay Queen yina haratwika kuko The stupid slave aunties you having a ntago ari nka ya Slay aunties yo muri Nuza yo muri Ghana uvuyemo habaho Slay Queen noneho Slay Queen ishaje bayita Slay auntie bana ubwo barana aba Slay grandmothers Slay nyine zishaje byanze gucamo urebe
Kadafi yamuzanye yanazana hano kishe umuntu. No, this man got house. Iriya nzu nini kuki atari uraramo se? Ngiye ndaramurirayo hanze. Your house is there. Iya wirara hanze. Kiraseka ni cyakije umuntu. Kada uri umukozi wo mu rugo. Uri umukozi wo mu rugo n'impamvu uri mu kazi ko hanze. They're just like house boy in South Africa. You can call me proxy owner. Hano South Africa ntabwo batwita abakozi bo mu rugo, bakwita uhagarariye nyir'inzu mu gihe adahari. Mani byose ni umukozi wo mu rugo wana. Uri ntegera. All my heart cry. I know my God will give me this kind of. Imana yumva amarira yanjye umunsi umwe izama inzu nk'iyi n'abarara babiri. Umwe avuye mu cyaro. That's how you dream. You dream big. It will never happen. Mani ibintu ntabwo bizigere mu buroto byo kugira inzu nk'iyi. Don't be unfortunate. Katorore. Mani ko nshonje se kada. You can be hungry. House boy here. Uzi ufite amagambo unyita umukozi wo mu rugo ngo urashonje. Is my oga. Umuntu ntekera ni boss wanjye gusa. You're on your own. Uri ku giti cyawe hano. Or go to the stove and cook something. Come, let me show you where you sleep. Reka mbanze nkwereka urara. Tata, come to me na make us out to be Mani ndashonje winzengurutse. Santana, on he get. That's what you eat this afternoon. Ahita cyo. out. Mani gutyo ufata abanyamahanga se. Kumbe wa musore twabonye irukana siri kwinura ku mbuga ari gushaka abakobwa. Araza akifotoza udufoto yicaye mu rugo. Udufoto mani yifotora urabona iri intero rigasozwa na she. Yifoto iri she. We'll try something like this. Mani fotoza nk'igangster. It's only nerd people that pose like this. Amadage niyo yifotoza yifashe gutya. The bookworms. Sibyo? Yes. Yego. And this, I'm not going to. Kaje nago ndibandi ngo nifotoze mani nk'abahungu bi. That was a. Jason de papa cyangwa yifotoza yigeze gutya. I won't help. Ni byababa ni byayamabandi. Look, I'm dressed like a former couple. Nambaye imyenda igaragaza ko ndi umukapo. Kapobiri. Ni cyaka pobiri mfotora ifoto nyishyire kuri Insta nambaye agakote kari bukurura abana. Yere bano King Pazo aramwereka babonye kano kari mu bakururi. Ni binavugaga. Girls gonna come running. Abakobwa ifoto ni postinga kuri Instagram baraza biruka. Unyumvira abahungu b'i Kigali. Nyine. She good. Ngira umfotora kandi gafoto meze gutya noneho gakurura abana. Debe na nimba kanturisha wansi. Jean Marie ni ufotora ifoto akahita akubwira ngo mani ngiyi foto iri iki niki she hakunino Possession with a queen bee. You honestly don't have to. kumbe hakuno tuvuye tugaruka hakuno hari abatsuri babiri bahari. And there's more to life than sex. Mani kuba abakobwa bose uye nabo nugusambana nabo gusa ntago wumva ko hari ubundi buzima burenze kuryamana n'abakobwa. My age. I'm 30, not 85. Mani mfite imyaka 30 ntago nshaje. Boring. What's boring about wanting a woman who's not after money? Je cyo nshaka ni umukobwa udakurikiye amafaranga utari sireyi nyine. Woman with big dreams. Umukobwa ufite indoto. Oya twe turashaka ufite ibibuno binini. And she don't have to be poor either. Just give it a chance. Who knows? Mani bigerageze. Actually might find a slave queen that's smart. Nyamara ushobora kuzahura na Slay Queen ifite ubwenge nyamara. Right. Umusore aravuga ati ngenda shaka umukobwa utari Slay Queen utari ninja. Wa mukobwa udakurikiye amafaranga ariko ufite indoto nyine nini. In the D and A. Ni babiri. Ni abavandimwe gusa umwe akunda abakobwa. Aravuga ati nkeneye umukobwa ufite indoto nini. Z'ejo hazaza. Undi ati nkeneye umukobwa ufite ibibuno binini. Step. The blesser. Bwakabiri rero Slay Queen ugomba gushaka umusore ufite amafaranga. Done. What you're gonna do is look Ikindi umaze kwitunganya witeye makeup ugomba kujya gushaka umusore. that is riches. Rich. Wa musore ufite amafaranga. Menshi. Riches. Menshi. Now, you'd rather eat your frog big than Umve. skinny. Let's hope his pockets are big too. Uwo musore nanone uko yameze kose ariko ugomba kumenya yaba ari igikeri yaba nanutse yaba ameze ariko ukamenya ko afite amafaranga menshi. Let the blessers go and hide. Kandi nka Slay Queen kugira ngo ubone uwo musore ufite amafaranga ugomba kujya ahantu hajya abantu bafite amafaranga. Ntago ugomba gutegera ahantu mu bakene na Slay Queen bora ntago wazibona ahantu haciriritse. Ati nka Slay nimba ushaka umusore ufite amafaranga ugomba kujya gutegera ahantu nanone hari abanyamafaranga. Ahantu baroki basohokera n'abandi bakapu. Kumbe kuku ibyo batubwiraga uri ari kwigisha Slay Queen baba barakoze inama biriya bintu barabyiga ntago ari ugupfa kujya gusireyinga bafite ibitabo barasoma ati niki barategura dore abasore kumbe bari hano dore Slay ngo zirabahagurukira uyu we yanga abakobwa badafite indoto b'abakobwa babasama mbega ameze nkanjye ntago wambona mu bakobwa basamye ama ninja reka umusore abakobwa nk'aba bamutererije yitahagurukana n'abahunga kino cyo cyasamye kimeze nka King Pazo nicyo cyagumye mu bakobwa
yiziye hano yinywere urwunge rwe mu mahoro iby'abakobwa ntubimubwire yabonye urwunge rwe ibyo bintu ntago bimufasheho bebe kumbuye kureba abona babakobwa wa mukobwa twabonye utegura wigisha andi Slay Queen umukobwa ko mureba cyane uramuzuya ko ndabona kurenze nyine warategura uyu bafite ukuntu azi imbere y'abagabo bagakaraga ikibuno ariko anabareba abagabo bagata abakobwa bari kumwe nabo umusore komeza umurebe nta mpamvu mva nk'ibiririmba bumva Kadibi Ninja nawe nisadunda nk'izindi urabizi wa musore ntabwo uri serengerekana igendere Nombi iki ngiki cya Pazo cyo Pazo yikundira amasadunda yabonye Slay hano uramubona ariko hano ubona guri kwe n'abakobwa beza nabona gatari mwiza man hari abamuri imbere bari kumukarangira Slay zirategura ziri kumukarangira kumana ya man uriya niwe nshaka ni cya Pazo uyu we yinywera urwunge nta bintu by'amaninja bashaka kumva ninja ziva shushu be Slay urayibona ari kiziti no kwicara wagira ngo muraziranye bakoze inama twarahagurukiwe afite ikihe kibazo uravuga iki nawe afite n'ukuntu aza guhereza ishakoshi ngaho muziranye mbega amaninja mbonye wirukanye undi mukobwa yego yari ntegereje kuvugana nawe mbega ukuntu bihuriranye nanjye numvaga nshaka kuvugana nawe bakoze inama nyine tuganira icyo ari cyo cyose ndetse tunakora icyo ari cyo cyose wumvishe Slay ukuntu zakoze inama ese uri abahungu se babajangweri batazi gutwika ese kuki abantu bose banyita umujangweri ahari n'ukuri ntago ukunda abakobwa uyu musore ntago akunda abakobwa byandarika amaze umwanya ntandukanye na Sheri urabizi amugereka akaguru nako nimba watandukanye na Sheri hano hari undi ukwicayeho mukunda kwiyamye mvaho twarabamenye twamenye ibyavugiwe mu nama inama yanyu hari abamenye amabanga tumenye ibyo mwigiyemo aramwirukana uyu musore ameze nkanjye yinywera urwunge rwe yirukana ninja shushu be aya muri tsari mfite angahe se tubanze tunywemo zana champagne ebyiri uramubona ukuntu ahita zituma atari uri bwishyure barategura bakoze inama aturore uyu ari hano we bino bintu biramubangamira abona abakobwa bari kwiyandarika nta mukobwa muzima abona ubereye amago biramubangamira nanjye birambangamira usiyo mpamvu zishana atinze gukora ubukwe aka abakobwa bo mu Rwanda byibura baritonda wanyangirisha igihe ntago nshaka kuzongera kubona umugabo utabasha no kwishyura ibyo kurya hari Slay iri gutongana n'umuntu yicyuye Sheri wabyizera ibaze gusohokana n'umusore uzi ngafite amafaranga ntakwishyurire n'ibiryo ibaze ariko ukuntu yakekaga se ko uri igiki uwo musore twanarwanye ibiryo birameneka ndashonje nta biryo mfite nanjye urabizi ariko nyine nta mafaranga mfite Slay nyine ubusanga ari nk'agakobwa babana hari uturyo nakuzaniye nagucyuriye bafite ukuntu bashyira muri takeaway bagacyura ibiryo muri ya mashakoshi yabo urakoze kunzanira doggy bag ibiryo nyine Oh, chum, you know what they say. Doggy bag, no doggy style. Musore wakuguriye ibiryo nawe nta doggy style ari bubone. No doggy bag, no doggy style. Umve? Friend, I'm exhausted. You know these men. Kama ninja we. Kumbe. Harahi. For champagne. And then they've been promising you a divorce for how long? Urabizi umugabo ntakingurira champagne abambwira ngazabanza hane divorce n'umugabo. So I'm thinking. Urabizi natekerezaga. Ushaka undi musore dutuburira. Ushaka undi duhemukira. On the Grizzlygram. Tujye kuri Instagram. Instagram ntigi dutenguha ibiri abasore b'indangare bafite amafaranga. Tureba umusore babona wa musore twabonye. Kapobiri. Yes, no yifotoza udufoto twiza yambaye nk'umukapo
kapo none uyu musore nyamara asa neza reka nandikire Kapobiri. babonye Kapobiri kuri Instagram urebe ukuntu amaninja buriya twandikira Instagram aba yaranateguye mbega amasadudu sikaba yabibaze. reka mwandikire ngo hello yellow No, okay, 3, that's too much. Ushiraho n'utubizo tune oya dutatu. Okay. Ndamwandikiye. Akanda kuri send. Umusore nawe ahita amusubiza biti cyuki. Kapobiri yisa nsubiza. Baba dogurukiye bice bari kugana tereka nandikira uruke kuri Instagram turebe. Ntabwo ari ngi ukoresha imbuga zanjye. Mfite abapampe nayihaye Tony inganje no ukoresha imbuga zanjye. Ntabwo ngikoresha ziriya mbuga. Yewe mba kumbuga reka kurw'igikundiro. Njyewe na. Do. Ubwo umusore bamuhagurukiye. Kapobiri isambwira ngo amamagare video. Umusore bari seriye takubwira ati ndaguhamagara video kitaba ari igihungu kiri kunyandikira. Banze utere makeup urimo kubwiye ngo muhamagarane video. Itere makeup utazica isura kandi. Isura niyigurisha niko kaduka. Ureba maninje ukuntu yaduhagurukiye. Reka nitere makeup duhamagarane video. Itunganye neza amafaranga turayamurya Kapobiri. Kapobiri nawe byuka yifotoza ashyira ku mbuga nkoranyambaga ngo arebe ko yakurura ibyana. We nakubone jya hirya. Hi gorgeous. Ibiti cy'umuhungu cyuki cy'igisaza. Yahise amuhamagara byihuse cyane. Kwera hakurino. Just up the road. Mane turi kuzenguruka Kadafi. Nakisha umuntu. But you are jobless. Mane nta kazi ufite. Your destiny is to run around. Ubu ikintu wakora cyonyine ni ukubuzenguruka muri karitsiye Kishumo. I'll find something. Nanjye ndaza gushaka icyo nkora. Oh, no problem, you can go back. Subira inyuma rero. Go back. Nimba nyine ntacyo uri gukora mu muhanda subira mu rugo. Kisha umuntu. Take my food. Ibiryo byanjye uko nabisize ndabizi. Exactly how I get. Ndabizi neza uko byanganaga. Where you have problem. Nugenda ukabiryo turaserera. Sawa ni Kadafi na Kisha umuntu. Because you are the one who cooked it. Ibiryo niwe wabitetse sibyo? Eat that food. Giye kugenda mbirye. When you come back, Utegereze. another food. Ugaruka uteke n'ibindi ho Nikisha umuntu. Si byoroshye. Wibeshye. Wita cyo Kisha umuntu. My way back. Barakeka nago ndi bumenye inzira yanzanye se ngo nuko mvuye mu cyaro. Kisha umuntu avuye muri Ghana yaje muri South Africa. South Africa birateye imbere nyine ku buryo uvuye mu duhugu tundi ubusanga nyine ugeze mu gihugu cya fresh. Yo kugera hano ari mu nzira agenda hafi mu baturanyi. Niko yabonye umugore uri gukubura. Kishe undi mupampe twungutse witwa Kisha umuntu. Kisha ari hano ni ikigage sha cyamwishe. Kisha umuntu hagarano yewe gakishe. Kisha umuntu. We. Yeah? Hello. Wait. See the watch. Urareba iki? Urashaka iki hano? Sorry, you know I was just. Narindi gucaho nk'umuhitinzi. Look at us. Why you? Nyine nimba urugenda. You watch the house. Urunguruka mu ngo z'abandi bantu. Oh, I can't. Uri gisambo. Oya. I'm sorry. I mean. Who are you? Urinde ubundi. My name is Emmanuel. Banyita Emmanuel. From Ghana. Kimva muri Ghana. West Africa, Ghana. I came. West Africa. Naje joyce. I'm sorry. Ariko ntari biryanjye. So if you Furutse muri Ghana. just walking on the street. None uvuye muri Ghana uzenguruka se wizengurukisha wikatisha mu karisi ahuye na Tony Nganje. Yes. So you dare here to visit or to? Waje gusura cyangwa gukora? I actually came to work. Naje gushaka akazi. So you want to work in South Africa? Ejo ukora muri South Africa. Do you have a permit? Ufite igipapuro kikwemerera gukorera hano? Permit. Yes. Permit. Nyine work permit. Ubundi mu gihugu cy'abandi ugiye ugomba gushaka igipapuro kikwemerera kuhakora. What passport? Ariko ufite passport. Nobody go employ you. Nimba udafite icyo gipapuro kikwemerera gukora hano nta muntu uzaguha akazi. You go Ghana. Nobody go. Ndetse na leta nigufata izagusubiza iwanyu. Better you go or before you order 30 days that they give you pass. Mbere na mbere genda ushaka igipapuro kikwemerera gukorera inaha. You cannot work. You are speaking on look. Mani nawe numvise utangiye kuvuga ikirimi cy'iwacu muri Ghana. Nganje nawe uri iwacu. You need a permit. Mani ukeneye n'igipapuro mbere y'uko unkoraho. People like that, get out. Sohoka genda. Ali party. Shishene. All right. Thank you, sir. Urakoze nyakubahwa. I'm working and I'm looking. I'm working. No, I need to do anything. Oya Shishene. You need permit. Ukeneye igipapuro wamuginga imbere y'uko unkoraho. Urebe.
Lorette umeze ute? Ni mama we. Mama yaramwandikiye umukobwa we yanze kuba sire yirirwa mu rugo, yanze kuba nk'abandi bakobwa kandi yabuze amafaranga y'inzu. Uwo babana mu nzira amubwira ati ngiye yanjye nangaya yawe ari. Mama ari kumubwira ati mwana wanjye ndagukunda urare neza. Who would have thought I'd come all the way to Midrand for food? Ninde watekereje ko nazakura muri Midrand nje gushaka icyo kurya? Wa musore ka gakobwa kamwandikiye kuri Instagram kapobiri bahise bahura. Urabona ariko? Nko mana yanjye. Ya Sirey yavuga ati nkeneye gushaka undi musore ku mbuga nkoranyambaga nkuri byinyo yahuye na Sirey Queen. Would you like to drink red wine? Urashaka kunywa ka wine? Yego. We gira sha. Nika Bobby. Let's have your best bottle of red wine. Icupa rihenze mufite hano rya red wine rizane hano. So, none what is a guy like you doing single? Nisi kuki umusore nkawe Kapobi rukiri single. Stable. Kandi mbona usa nk'ufite amafaranga. We're not getting any younger. Urabona ntago tuba dukura dusubira ibwana. I'm just the kind of guy who likes making money. Agende babasore bishakira amafaranga iby'urukundo nabaye mbishyize ku ruhande. Wese waretse tukaza kuryamana. Sirey ntago zica kure. Honestly, I find your naughtiness quite amusing. Wa mukobwa ndi kubona ubukubaganyi bwawe bushimishije. Wow. Can you pour like water from like a can? Komeza usuka ubwo bukubaganyi bwawe nk'amazi ari kuva mu kabindi. Urebe. Yeah. Kapobi nawe aratwikahura n'abakobwa bamubazaga ese Kapobi tebya anjye ndi umusore ukunda kuba ndi gushaka amafaranga. Cyapimpi nacyo narakibonye bateka mitwe bose nuko bavuga. Cyapimpi gitunze mikoro nta kindi kitagiwe anjye nkunda amafaranga nkunda gushaka amafaranga icyo kintu nkunda. Kubera icyo kintu adafite nyine. Numva kituzuye. Do. I'm very sure he said Richie. You probably have cobwebs in your ears. Do baraganira hano banywa ka wine. Just joking. Ana kina gashushu be. Ni Kapobi ari kumwe n'umukobwa. Do. Bidatinze abavuye muri boîte ninjoro wa mukobwa wa wundi utoza ndi Sirey Queen ukuntu akazi gakorwa yatahanye nande na King Pazo. Kumbe dore wa mukobwa wundi babana mu rugo mukobwa babana atahana n'abagabo bakamuha amafaranga uyu waba yabuze yamuha kugira ngo bishyure n'inzu. Mukobwa babana atahana abagabo buri joro ariko abafite amafaranga uyu we nta mafaranga bafite barara bamusakuriza. We yanze kuba Sirey Queen. Kumbe uyu nawe wa mukobwa bamuhamagaye kuri Instagram bakandikirana bagahura birangiye baryamanye. Sirey rega ntago zitinzamo hahita hanashye harahiye. Twigarukire kuri kisha umuntu .com kwenye igipapuro cyo gukora muri South Africa. Je ndabikubwiye. The man who lives next to your house. No mugabo tuye hari ahirya duturanye. Reported if I don't have. Bamwe ngo nabona icyo gipapuro bazansubizaho navuga. Working. And no one will hire me if I don't have a permit. Ndetse ngo nta n'umuntu uzigira umakazi nafite icyo gipapuro. Nah man, he doesn't know what he's saying. Tony ntago abazi ibyo avuga. Inganje. What are we going to do? None dukora iki? Okay. Tomorrow, I will take you to a man that will do it for you. Ejo nzakujyana ku mugabo uzagushakira icyo gipapuro. Okay. Kisha umuntu aje gukora muri South Africa. All like it. Is it the one who did yours? Uwo mugabo nawe yo gushakira icyawe ibyo ntabwo bikureba. You're asking her the question. Tangiye kubaza ibibazo by'icyo wa muginga we. Urebe. Anyway. Guess what happened today? Byabaye umunsi. I saw the lady I've been seeing in my dreams. Nabonye umugore nakeka mbona mu ndoto zanjye. Ntago nzi ko nzamusanga muri South Africa. Kind of. Mwana uwo mugore ni mwiza ntasanzwe. Twahuye uyu munsi. Mwahuriye he? The same house. What the guy told me about them. Muri iyo nzu nyine aho bambwiye ngo ujye gushaka Manuel ngwino hano. Mvaye hano. Manuel. Ni kisha umuntu wakigoryo. Uwo mugore uvuga wakunze n'uwanjye. Birongera kumva umufuka. Wa mukinga wese waramukoye. Ntuzane ibyo bintu byawe. Kwera turi abana ibintu warabinkoraga manu kantwarira abasheri. Uriya mugore niba abakobwa nkunda. You're very jobless. Akazi ufite urabizi? Tangira ubukora hano. Leta cisheni. Urebe. I see what you are doing. You resolve me idiot, then I'll forget the girl for. Uri kunuka kugira ngo nibagirwe uwo mugore. First. No wanje ninjye wamwibone. I slim thing. You like. Kandi ukunda udukobwa tunananutse uriya nagananutse. Ikishe. Nako nino. Cyari SA cyangwa South Africa.
Akunino. Kumbe do. Wa mukobwa wararanye na Kapobiri. Wa undi wahuriye kuri Instagram ejo amwandikiraga ngo yabonye ibogari ryitwa Kapobiri rifite n'amafaranga. Cyamumva Buriana avuga ko Kapobiri afite amafaranga ariko nje kumuraza. Dora agakobwa rero karaje Kapobiri. Kakangutse Kapobiri yakakanuriye yarakaye. What? Iki soka. Are you crazy? Soka. Who's crazy thinking? Wewe wasase. Ntago utumva ko wambera mu nzu soka. Kapobiri stop imitwe. Kapobiri menya n'amafaranga menshi agira cyangwa se badashaka kuyatanga. Ararana n'umukobwa kuko Sireyi buri kwaka amafaranga mu gitondo bukeye. Akabyuka yakurakariye Kapobiri akahita kwirukana. Sokera mu nzu wandaye we. Urara mu nzu z'abahungu gutahita kurusha umujinya utaramwaka amafaranga. Kapobiri aratwika. Uracyari mu nzu yanjye. Soka James sorry nonsererezi y'umukobwa. Kapobiri arategura. Arara na Sireyi yeretse ko afite amafaranga. Sireyi ivuga ati uyu mugabo nabonye arama amafaranga. Akabyuka yituka yirukana yikubita imigera ati soka. Ibi bintu bijya bizibaho. Sireyi ziri kureba iyi filime zirabyumva neza. Wibeshye ku musore ngari buguha amafaranga ugasanga nawe byaramubabaje. Ni nk'umukobwa nyine butekereza kurya nk'amafaranga tuvuge ya Rocky. Ibaze nk'icyo kintu kugitekereza ngo nzarya ku mafaranga ya Rocky. Cyakora mwakoze n'inama. Akurino. Abantu mu gitondo kishe umuntu na Kadafi. Guy. See your man. Urani wa mugabo wawe. This guy. Uramwizeye ntushe kubashakira igipapuro. It's in the house. Kiryogo nyine igipapuro cyo gukorera inama muri South Africa. See Tommy. Like a young boy. Young boy with Tommy. Ariko mbona afite akadasi. Who's coming Nigerian? Baramuzi man ntago ari umutubuzi bamwita mikorojeni. Wa mikoro bimeze bite mikorojeni. Listen man, this is my brother. Ni umuvandimwe wanjye tu. Aje mu mujyi. Work permit. Icyo keneye ni work permit. Igipapuro nyine kimwemerera gukora muri iki gihugu. Hafa. That's Hafana. Hafana. Bavuga Hafana. Niko basuhuzanya muri Ghana. Hafana. Forget it before you speak. Okay, byo tubirike mikorojeni. You know, sometimes I feel like I'm some Nigerian in me. Hari genje numva nanjye ndi umunigeria. Bitewe nuko mfite umuzigo nanjye nk'uwaba Nigeria. Where is it? Umuzigo uri he? Anyway, what's it gonna cost, man? Biradutwara ngahe? Don't worry, I'm gonna sort you out. It's only gonna cost you 40,000. Urishura ibihumbi 40 byonyine. Oh, come on, 40k? Man, 40 menshi. And these and the Pakistanis 80k. Abashirwa n'Abapakistani baca 80. Look, 40k naira. Ibihumbi 40 ntago ari menshi ya Nigeria. 40,000 rands. Ntago ari Nigeria ni ibihumbi 40 by'amarandi. Kandi ukishyura cash. It's okay. Bimeze sawa ni Kadafi. Urabize amafaranga nta kibazo cy'amafaranga gihe ari mwana bro. All I need is a copy of your passport. Urama copy ya passport yawe? That's it. How long would it take? Biratwara igihe kingana iki? For this time, you'll have it. Ejo nk'izi saha tuzaba twabahaye igipapuro cyanyu. Wana Kadafi aravuze ati amafaranga nta kibazo. Pay him. Mwishyure. Kadafi agushirisha makahita navuga ngo ishyura ndagiye. Bakwereka umuntu uri buguhe service uzinga ari bunagufashe cyo ati mwishyure. Kumbu yungu yari hakunino. She's welcome. Well, Rona. Dore ya Sireyi Queen babane bayararanye n'umugabo. Uzimpamvu tumwamikazi? Because you're a black woman? Kubera uri umwirabura kazi? No. Because I can smell money. Kubera ko ndiha amafaranga ndayahumurirwa. Amafaranga nyahumurirwa kiri ku musoro ufite amafaranga mubonera kure. Hey. Pictures of Indriya can name motorcycle birds. Wa musore twararanye King Pazo yanyurije amafoto y'amamodoka ye. Umukire ni kapo. Lucky, you say. Ubwo umunyamahirwe nyine umukobwa w'abana na Sireyi ko yanze kujya muri iyo mico y'ubusireyi. Mfite ishyari. Ejo hahise. Tomorrow is right now. Ejo wambwira guzishyura n'uyu munsi mpa amafaranga y'inzu. Uyu we disi kubera atajya ajya mu Buraya nta mafaranga y'inzu abafite. Kanuko kaba kagiye mu Buraya kakayakura. Urakira ngo nkwishyurire inzu. Erego nyishyuriye inzu. Ugereranyije n'amafaranga uba wakuye n'ubusa. None se amafaranga nakaguze inkweto zizakurura abandi bagabo. Nyakwishyuriremo inzu. Oya nawe menye guhiga amafaranga wana. Nge se uzi ukuntu baba baraye bancunaguza kugira ngo mbone ayo mafaranga. Do. Smile. Seka ariko ngo posting ku mbuga nkoranyambaga. Yari hakunino. Ni King Pazo do yo. Muvanda afite kirumuna cyano.
reba icyana kiri kunyandikira kuri Instagram kiwe nuko King Paza bameze buri munsi kudururwana kuri IG noneho do wibritse wonindi I don't know. What's supposed sinzi Charlie the Met. Menya ari umukozi wa mukobwa twararanye ntabwo wabona ari umwana witonda ubana na Yasireye Queen mwararanye iyo wanangiye na Penny ninjoro hahiye ntukambwira ibyo bintu ariko ngo hahiye wansabiye nimero ubwo zuriya mwana babana ko mbonye asa nk'uwitonda uyu musore we ni kare y'abakobwa abona umukobwa ushobora kuba yitonda utari zaninje akavuga ati mwampaye nimero ye sawa uyu munsi urama lift rero unware hazo urantwara ungeze kuri uwo mukobwa nawe urebere ubonereho nyine guteretuba abana wavuze ko yitonda ni kagakobwa kanze kuba Gasireyi turi ngaka bari kukaganira bana yanjye King Paza aramwenga agiye kuza hano kagomba kunsanga nsa gutya ibaza asanze nsa gutya mfite koga nkitera makeup agasanga nsa neza Sireyi ntago yatuma uyibona itari kubita ikirungo je ntago nita ku bagabo b'abakire wana turore ibintu we yanze kujya muri iyo mico y'abasireyi yavuga ati reka ababuze n'amafaranga yo kwishyura inzu sasuye za hano ni Sireyi yacu Penny sheri wanyohereje udufoto twawe wabunuje udufoto nambaye ubusa abasireyi rero ibyo bintu ntago bibakanga kubabwira gutyo kanze ntumwoherereze wabona ari umukapo akita arabanza akanategura reka mwoherereze tunyuzi nkwike yewe beregwa ibi mu nama babyigiyemo nabyo umusore nakwaka amafoto yohereza vuba wabona ari umuntu ufite ifungo arohereza Kadafi .com from your guy. Wa musore ejo twaye amafaranga mikorojeni ngaduye igipapuro amasa yaduhaye yashize We've not had anything for him. Calm down. tuza Tell me to calm down. bimukire gutuza ariko Africans can be slow with. hano ni South Africa ibintu hari igihe bigenda gake Relax, give him time. Please call him. muhamagare No, I don't like the of this thing. That's not something very fishy. genda umva bino bintu birimo ikibazo umuntu twishyuye ejo bimeze bite kishe umuntu yarishingwa mu igipapuro cyo gukora muri South Africa guhamagara nimero iri gucamo Kadafi niyo murangiye Maybe it's network. wabona ari network nimero ye ntabwo iri gucamo Call him again. Call. ongera umuhamagare wabona yahinduye na nimero See, 40,000. ibihumbi 40 nishyuye by'amarandi mwana And that's for 40,000. oya bimusubiramo You know how much that one is? I said relax. Have you? navuze ngo tuza ariko That a South African scammed or 419 a Ghanaian. aba Nigeria bagiye batuburirwa nakabanye South Africa bagiye batuburirwa n'aba Nigeria gusa The first one. ntabwo n'abatubura Breaking one now. uyu wawe wabona ari ubitangiye ntabwo bijya biba I'm only about. nyamara ndakuburira Kadafi badutuburi ntibishoboka It can't happen. And people knock on the. do iki gisigara His village network is not. abona ari mu giturage cyabo network azanze It's not going. nimero ya mikorojeni kidaca uyu nguyu yararanye n'umusore witwa Kapobiri ntabwo bizongera kumba yararanye na Kapobiri azi ngo ni umukire Kapobiri yabyutse amwirukana mu nzu amukubita ati musohoke mwandaya mwe bigiye mu maninja dore ishumi umusayizire yari yagiye mu kazi biranga kumbe n'abahungu hari abahungu bibese bakora inama yari iyobowe na Kapobiri Kapasa ukuntu ategura kereka abakobwa ko afite amafaranga ariko iyo hamaze gushya arakwirukana nta n'atanu yaguha Why would we do that? kuki yakora ibyo bintu sinzi He was cute and all, but cyenda nabonaga Kapobiri ari umwana mwiza ari ingagari No. nanjye sinzi restaurant was great. muri resitora yampaye keya Later, tugeze mu rugo iwe amakeya kurusha and he came. ariko mu rukerera yahise nyirukana mu nzu That. gutyo gusa I mean, we did have like a tiny disagreement, but it wabona ari akantu tutumvikanyeho kamwe about keke Hey, ni like akantu k'ubugoryi called him by another name, and then akantu tumvikanye umuseriveri yamuhamagaye izina ritandukanye n'iryo yambwiye that can't be ariko ntabwo ari ikibazo because then that would be stupid. byaba ari ubugoryi But then Richard and Reggie sound the same, so yambwiye ngo yitwa Richard ubundi ngo umuseriveri amuhamagara Reggie until I had to call you an Uber. sinjya guhamagariye taxi voiture isa kugukura hariya hari ubwo yariye no kuguha amafaranga ya taxi wapi Sorry, man. Sorry. yarakaye Manage. Can manage. umva ariko Doggy bag.
nta biryo watahanye se uvuye gukura uwo musore ibiryo se niwe watanze Doggy Style ngo Doggy Begi ati Doggy Style yari yande Doggy Style simba nzi byari byo nukubibona muri filime gutyo nivugira kiye narabwiye ngo ntago nyina filime sasu yaje hano umusore afite amafaranga ye umusarika ngo utware mwana amuzanye hano mu kimodoka cyiza yazanye King Pazo abyuka ajya kureba abakobwa niyo gahunda ye y'umunsi ni hano twari turumusa tujye gutereta uyu yashimye ka gakobwa ngo gasa nka kitonda kabana na Yasire yuyu katururi avayo King Pazo yan shushu be umezutese hano twari turayambere Yasire uyu we cyangwa kaba kifitiye n'isoni disi na kana keza no umukobwa wanze kwigira ninja My roommates like yitwa rero turabana roommate long but Clive. uyu yitwa Pazo Hi. Pazo hebwo nawe ni indaya nkawe arabareba yabareba yumiwe buriya bagiye mu biki ni Loreto kureba bona buriya ni umushoferi wa Pazo kumbe ahubwo niwe nyiri imodoka baravukana nawe ni umukire bose ni abasore bafite amafaranga ariko cya Pazo cyo nyine kiyajyana mu bakobwa kigize ikirara zana uyu bamwise umushoferi wa Pazo karibaraguza ntawe kaba gashaka kuvugana n'abasore b'ibirara nakana keza niko ya bite hasi gutereta disa ameze nkanjye ntama w'Imana ibikobwa byambwiye ngo roke ngo wajye nguhenga ikibazo y'uduterese n'ujye uduha keya nzi gutanga nanjye nakuze mu rugo bama n'ibirye cyangwa ubyihorere jeme keyi ninja mbabarire aka gaco twarabamenye mwamana gaco wendukira umukobwa kandi uyu niwe waje aje gutereta uyu mukobwa uyu yaje aje gutereta abona kari agakobwa ngo gasa nk'akitonda we bonye umukobwa usa nk'uwitonda nyine gifite umuco we ni wabashaka kumbe hakuno dore wa wundi nyine You were right. umwe Needed this. kapobiri yirukanye mu nzu Yes, and you even got me chocolates. Because mwana wanguriye na shokora Choma. erega ndi inshuti yawe nziza All Choma. The best is who wants me to do doggy style for doggy bags. uri inshuti nyabakibishaka kongera gukora Doggy Style ngo nkuzanire ibiryo nyagasani It's fine because you do the same for me. ariko naribi nawe wabinkorera ibyo rega That five. ariko wa musore duturanye bo muri gatanu Totally buys breakfast. twagiye kumutereta akatugurira ibyo kurya bya mu gitondo sireye ibintu byose barazibigurira tumubwira tugurira icyo kurya cya mu gitondo Came here, I saw him drive out. watinze mubonye atwaye imodoka asohoka agenda It's our plan. ese ubu turakuraho ibiryo urebe Why did we join Tinder? kuki twagiye kuri Tinda No, for love of food. twagiye kuri Tinda kubera urukundo dufitiye ibiryo urabizi reka tujye kuri Tinda rero dushake abasore ni icya application cyitwa Tinda amasadunda hafi ya yose abariho tu amaneja asaba kuri Tinda nayibonye muri telefone ya Godwin ni ahantu nyine abahungu bajya gutegera n'abakobwa bajya gutegera na application ngo tujye kuri Tinda ngo twagiye kuri Tinda kubera urukundo rw'ibiryo dufite ariko menya sire yizikunda ibiryo I'm also warning you. man ndaguha gasopo Those lies that this house belongs to you. I'll tell her. uriya mukobwa utereta umubwira ngo iriya nzu ni yawe ndamubwiza ukuri kuri umukozi wo mu rugo reka ndavuga To a party to bring this boy from Accra, Ghana. ese man nakoze kusa gukura kisha umuntu muri Ghana nkamuzana muri South Africa Am I not paying rent? ntago nkwishyura sa y'ubukode Take time this night. You will not see where you will sleep. ntabwo nutanyishyura amafaranga y'ubukode iri joro ntabwo uri burare hano Take time. I will tell Delilah all the lies you been. nabwira uriya muturanyi Delila cya gikobwa bakunda bose kuba mubeshye ko iriya nzu ari yawe kandi atari yawe uri umukozi wo mu rugo Going to spend much time with you because you are idiot. urabizi ntabwo ndi bumarane igihe kiri nawe uri ikikurya Plan, and that is what I'm going to do. Why? mfite ikirori ndi gutegura ndi gutekereza icyo turi buze gukora To my party. Have you ever seen a dead man? ntabwo ndi buze muri icyo kirori se Funeral. wigeze ubona umuntu wapfuye se aza mu kiriyo cye ni nk'uko nawe utaza mu kirori cyanjye ntabwo ndi buze muri icyo kirori se kumbe dore yandinje Baby, damn. ibintu byose bahita bishyira kuri Instagram umugosore twari kumwe arakoze cyane iki niki That's good too. King Pazo avuye kwitanga we nyine aritanga koko What's your status? Are you single? Ese. Taken? uri single ufite sheri biti Single? sha nta sheri ngira Okay.
Okay, ni puzzle. So are you looking? Uri gushaka sheri se? Umve, ni cya puzzle. Kandi ubwo hahiye. Arabaza umva ibintu abaza Slay Queen. Iyi ndi gushaka sheri. Slay se yakubwira ko itamushaka. I mean, not that I'm not looking. Nanjye so kuvuga ko nashaka sheri. Nako nyine. Ni puzzle. Kaho da. Uyibereye hano. Kari hakuri no. Ni Loretta. Bite? Ni umusore w'umukire ariko ntazi gutereta ibintu by'abakobwa bafite imico mibi ntubimubwire wabashaka abana bari ku murongo. Wazaritse umutsi umwe nkagusohokana. Umva ukuntu atereta. Nzagusohokane? I don't think so. Siko mbikeka. Just like that. Gutyo nyine urangati. No point in leading you on. Nta mpamvu yatuma ngutereta. Uri umushoferi. I mean, you're busy driving. Nyine ndashaka kuba kuba uhugiye mu gutwara boss wawe. Oh really? Koko kumva uyu musore ni umukire bari kwita umushoferi. Makes sense. Birasobanutse. Sobanutse. Sawa. Simonyi umushoferi se sha mwakoze inama koko. Umusore yitwariye ikimodoka cyiza ariko nago babiyumvisha ko ari abana bato bafite amafaranga. Usko kara akobwa Loretta kambwiye ngo ndi umushoferi wawe. Inde wabimubwiye? Left the house. The poor girl. Ka akobwa kagakene babana. You're the driver. Wakabwira iki rero ko uri umushoferi? Oya we yambonye bimbonamo ko ndi umushoferi. That's good. Gakeka ko nari umukire. Iyo umubwira ko ufite amafaranga sika amafaranga akora ibintu byose. Umukobwa wamukunze. None se uzakomeza umuhishe ko ufite amafaranga. Sasa uyu musore wese yanga kumubwira ko afite amafaranga amubwira atoya reka mbiguhishe. Kara gakobwa rero kawe nako ni kankurikirana. Nako nzahatwika puzzle wabo baranze. Bafashe inzira barerekera. Gusa umusore ari gupanga ati uriya mukobwa ntago azigera amenya ko ndi umukire. We yabonye umukobwa usa nk'ufite imico myiza. Ese bizaherera he? Bizaherera he? Ese umukobwa azamenya ko uriya musore afite ifungo? Ndaje icyumweru gitaha tuzareba igice cya kabiri cyari igice cya mbere tuhita tunagisoza ku mugaragaro. Bayita Slay. Imana ibamugisha ndabakunda cyane. Ciao ciao. Tobacco, the finest tobacco, all the taste, all the time.